bigere no ku rwego ubu ngubu biriho. Kuwa kabiri njye nayo mfite amakuru y'uko igitifu ajyazanye iwanjye. Iwawe mu rugo? Iwanjye mu rugo. Kuko turaturanye hatumbitse. Mfite amakuru y'uko ajyazanye iwanjye. Noneho mfite amakuru ko n'umudamu wanjye ajyayo agataha mu gatondo saa 11. Bitarumva ko wa mugabo bimwe twavuga ko abifitemo uruhare mu gusenywa k'urugo rwanjye. Yego. Ariko nayo ndavuga ko nikurikiranira amakuru n'ibiherezo ryabyo. Jewe niyarantu uburyo menya amakuru y'umudamu wanjye umugoroba. Menya kuntu aza kumenya ko aza kujyayo. Kuko muri minota ngo nagiye ndabyibonera. Yagiye yaherekejwe n'akana k'agasore babana mu rugo. Yego. Akana k'agasore kamushyitsa ku rupangu rw'aho gitifu aba. Gahita gakata karagaruka. Umwana wawe? Akana k'agasore kabanaga na madame mu rugo. Kamugejeje ku rupangu gahita gakata karagaruka kisubira mu rugo. Gasubiye mu rugo umudamu arinjira ndi kumubona. Yinjiye saa 9:30. Yinjiye saa 9:30 mpita mvuga ati saa 9:30 z'ijoro cyangwa z'amanywa? Umugoroba. Ndavuga ati bya bintu bambwiye koko nibyo. Yego. Ubu nanjye ikintu ngiye gukora ngiye kubigaragariza ubuyobozi. Kiri cyabona hanze. Ahise niyambaza inzego z'ibanze. Amagara mudugudu, amagara gitifu, ariko amakuru akaba yarasakaye ko umugore wanjye na gitifu mbega bizwi ko ari umugore n'umugabo babana nk'umugore n'umugabo. Abaturage bose babizi. Ariko kubivuga batatinyuka kubivuga kubera ko ashobora no gutinya ati ni umuyobozi atanabyumva bikatumerera nabi. Ariko nawe yarabigaragaza ko yajyaga n'aho akorera agaparika akamushyira mu modoka bakamarana amasaha 2 bari kuvugana akamushyira mu modoka rimwe n'imwe baramutwaye cyangwa se akongera akavamo agasubira mu kazi. Noneho maze kubona ko yinjiye yambaza ubuyobozi mpamagara mu mudugudu amagara gitifu w'akagari bamfasha guhamagara abasirikare n'abashinzwe umutekano. Urumva yinjiyemo saa 8:30. Baturiye ukuntu twinjiramo kugira ngo tujye kumusangamo byadutwaye kugera nibura saa 5:20. Arimo gitegereje hanze? Twatugitegereje hanze ariko turi hirya gato ariko dufunganye n'umuryango yinjiriye. Yego. Byadutindije ni mu buryo bwo kugira ngo tumenye kuko hari uburyo nabaye nk'uwide parata gato nk'iminota 10 ngiye abayobozi. Tuvuga ati nk'iminota 10 yaba yasohotse. Abo abayobozi turi kumwe bakavuga ati niba atarimo nimwibeshya mukinjira nimusange mu ko badufunga twese. Mumenye neza mu ijana ko arimo. Turera kumenya ko harimo ndabimenya ko harimo koko. Umuryango wo ku rupangu tureranda uburyo twinjiramo ntabwo hari hafunze. Ndinjira njya ku muryango njya ku idirishya ifararaho. Ndigezeho koko ndego gutwa ariko nanjye cyangwa kujana numvaga ko harimo ariko kuhita mubona nyine zari bitabifatishije 100%. Neza aho gutwi numva umudamu wanjye ari kuganiriramo bari yumvise ijwi ryiwe ndiruhuka. Ndavuga ati ibyo nashaka ngenda bibona. Mbwira babagabo bari hanze kwa turi kumwe. Wa mudamu ari. Atambwa ati niba arimo rero uburetse gato turakubwira igira umukomangira. Ameta nk'icumi baranga ati mukomangire rero ko uwo ni wowe nyir'ubwite n'ikibazo nawe ari wo bikora rero twebwe turi hafi yawe. Ndamukomangira maze kumukomangira itara rya gitifu. Bifata cyane itara ryo mu cyumba. Akicana arasohoka aje gukingura. Ko yaragize ngo ni umuhungu kuko muri izo nzu babana ari babiri. Hari n'indi nzu ya kabiri hari umuhungu undi babanamo. Shobora kuba yaragize ngo babanamo mu rupangu. Agikingura yaraje arakingura aza yambaye kamucikopa k'agatiyayi. Mu gituza nta kintu yambaye. Yego. Takora yakinguye mpita mwinjira namubwira ati nje kureba umugore wanjye naramukuboye turasezerana kandi uransubiza inkwano yiwe kuko wamugize umugore wawe. Ndi kurara nzerera ndara mu gasozi narubatse inzu yanjye kubera amanyanga yawe n'umugore wanjye. Igitifu ati sohokera mu nzu ubivugire hanze. Sohoke mu nzu ubivugire hanze kandi nshaka ngo dusohokane twese nawe turi batatu ku mugore wanjye uri gusambanya wamwishe no mu mutwe kubera kugira ngo mu nyangaze njye kurara mu gasozi.
badwana bashaka gusohora ariko bashaka ngo uwo mugore wanjye nawe uko yinjira nkimuvuga gutyo reka arwana yirukankira muri dushe yirukankiye muri dushe ndamubona ubwo rero mbabwiye ati turasohokana twese bagiye kunsohora mpita mvuza akaruru kuko bari hanze bambwiye ati nubona bagucokoje uvuze induru mpita mvuza akaruru tumuze mu ntabare dore wa mugabo ujya usamanye umugore wansenyeye n'urugo ari kumwe n'umugore wanjye mu nzu barimo gusambana ko nasanze n'umugore naramubonye acyambaye ko nahise ndeba mu cyumba cyiwe noneho ba bantu mvugije induru bahita baza ati komera twaje gutabara turi hafi ifa cyumba yahise yirukanka asubira mu cyumba cyiwe tuvuye mu cyumba cyiwe rero n'abasirikare babaraje araza kumufungura Didier ko hari abavuga yuko ibi wabikoze n'ubundi mwari musanzwe mutegereje ko muzahabwa agatanya mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha ibikaba warabikoze mu rwego rwo kugira ngo ubone nyirizina ibimenyetso